Inkuru nziza ya Rusizi ngo Kigali yose iratwiteze, nibwo amasonga twambitse intore. Kigali uteye neza kandi utatse ubwiza, ugira imirambi n'imirenge itabona abatangana turanga. Tubashimire n'amashyi menshi, dushimire indatirwa abahizi abakaraza, tubashimire. Tujye kwakira indatirwa abahizi modern dance. This is the time to make us vibes. Like blah blah blah, y'all should know me well enough. Better have my mama, yeah yeah. Better have my money, my money, my money, my money. Fanya mina kesha lokesheni afande niacheni kadange nipe namba tawatumieni ila tongea kweli afande unashinda kama una buku mbili nipe buku mbili na baki kibahari wawili gafuna kula baki unatani sitili sina mia sina gachapate Fade.
for them ntago babikoze ninjoro ku manywa y'ihangu rwose imbere y'abayobozi imbere y'ababyeyi bacu amashyi menshi dushimire barumuna bacu sibyo their performance hanyuma Jojo ubibonye ute can try ni hard tugiye kwakira turi tayari twese hamwe turi tayari amashyi menshi cyane Dani Nanone umeze neza IT gutya tubiziranye ibyacu turabizi tubizi ibyanjye namwe ntibabizi tubiziranye aya na yuwe na wigoga tubiziranye ibyanjye namwe ntibabizi aya na yuwe na wigoga rimwe na rimwe batekereza kuzandeka bakazana amagambo ngo ngenda gutembe uvuga vunika vuga uwo vuga murora aho bahaye gasopo oye ibiganza hejuru gutya twese bishimye twagiye baravuga bukira bugaca bikanga ibyacu bikaryoha bikanabacanga ko twubatse ku rutareho yasi ku mucanga tubafata nk'abarwayi banakeneye muganga kuvuga nawe ubuzima ndagucuranga ufitiye ibanga sinteze kukwanga tubaceho batwiteho tubiceho batuveho kuko tubiziranyeho twese ibyacu turabizi ibyanjye namwe ntibabizi tubiziranyeho aya na yuwe na wigoba tubiziranye ibyacu turabizi ibyanjye namwe ntibabizi tubiziranyeho aya DJ hola umeze neza burya twese mwanya bombi kubwiye Dani Nanone nyegera nujye kure umomeze nundekure uyu niwo mwanya bombi kubwire Dumva amajwi y'inyoni ziraririmba umunsi uciye ikibi izuba riracembye inyange n'inyamanza ndabona zitembera ndatuje ndicaye ndaryohewe kuko ngufite sinzi uko wangenje gusa muri njye uraganje narasusurutse njye ubu natanye n'ubukonje undi ndakwigunga ukama kwigenga ntacyo nikanga iwawe ndaza nkisanga namenye ibanga ngiye ku bwawe nanakwitanga ndagukunze ntacyo untwaye n'iyindi ruhande njye mba numva ntacyo untwaye bivuze muri make nk'isimani impaye ni wowe soko mvomamo nkanywa nkashira inyota uru rumuri runsusurutsa nkatuza nkota nyegera ntunge kure nameza ntunde kure ubundi ndinda stress z'abakunzi b'iki gihe ntabwo nzagusiga niba mbeshya mf'iki gihe ninjye waremewe ibyawe ninjye byagenewe uwo wahora gutegereje burya ni njyewe baby please nyemerera muba narategeye twese igihe kitari gito twese ngomba bwire ko mbakunda nyegera ntunge kure umwomeze nundekure uyu niwo mwanya ngombi kubwire dukomeze murasa neza cyane ni iby'agaciro kubana namwe uyu mugoroba twirinde ibiyobyabwenge sibyo nimba hari n'umuntu uzi ubifata umufashe kumuvuza siko bimeze peace and love ndabakunda cyane hari gahunda yitwa Joblet murayizi twese niri hano kubera yo sibyo ni gahunda ihuza abafite akazi n'abadafite akazi kugira ngo babashe gukorana sibyo hari abaje hano badafite akazi abo ngabo bayigane ni gahunda y'umujyi wa Kigali zizaduha akazi twese tuzamera neza sibyo murakoze cyane niyo message nashaka kubaha merci beaucoup nanze kugenda nabahaye message merci Jojo unyemere twashimira abafatanya bikorwa batandukanye turi kumwe nabo hano nkuko twitabiriye Jobnet ni ku nshuro ya 15 hanyuma mu mujyi wa Kigali by'umwihariko main partners twafatanyije gutegura ngo no mujyi wa Kigali harimo Mifotra Ministeri y'abakozi ba leta tugashimira na Ministeri y'ubuzima itureberera ubuzima bwacu umunsi ku munsi sibyo hanyuma tukaba turi kumwe rero na Edu Connect Rwanda
twabashimira bashimire cyane tubashimire tubakomera amashyi baje kuduha akazi turashimira ndetse na LK Recruitment Rwanda barakoze cyane tukaba turi kumwe na BUB Network ubwo ni Breaking Unemployment barriers badufasha gukuraho imbogamizi zose iyo utekereje ngo ntabwo nshobora kubona akazi sishoboye kuba nakora bo bagufasha kukumvisha no kukwereka impano zawe undi ninde dushimira turashimira REYCP Rwanda barakoze cyane turi kumwe kandi na kampani ya ibyiwacu ni Made in Rwanda badufasha guproducinga the Made in Rwanda kugira ngo bya bindi bituruka imahanga tubigabanye ahubwo byinshi tubikorera iwacu turi kumwe nande turi kumwe na Kazi Connect nabo turabashimira cyane barakoze cyane tukaba turi kumwe na company yamaze nayo kuryubaka si mu Rwanda gusa no ku ruhando rw'umuzamahanga turi kumwe na Isco Security Company dukoma amashyi tubashimire nabo baje bahageze abashaka akazi bashaka kujya muri Isco hanyuma stand irahari hano tugende kugira ngo dukomeze gufatanya kubaka umutekano wacu turi kumwe ndetse na kaminuza ya UTB batubwira ngo ubukerarugendo bukwiriye guhora ku isonga murabizi nka Visit Rwanda izo ni gahunda zitandukanye igihugu cyacu zigenda zidufasha n'ubundi kutwongerera ubushobozi kugira ngo dukomeze gutera imbere nk'igihugu cyacu UTB barakubwira ngo ubukerarugendo ku isonga hanyuma Sakaza Fruits imbuto yego isoko y'ubuzima ubuzima bwiza kutarwara indwara barakora processing bakatuzanira amaju bakatuzanira utuntu twose tuva ku mbuto barakoze cyane hanyuma abangaba reka mbavuge ntuje sibyo musijejo ndagufasha mwumve iyi company tugiye kuvuga tugiye kuyivuga dutuje kugira ngo mubyumve neza hari abantu benshi bibaza ngo mbese Jobnet itanga umusaruro ikintu cya mbere dukwiriye guheraho Jojo ntabwo inzego bwite za leta zikwiriye gufata umwanya nk'uyu nguyu murebe n'inzego z'umutekano n'abayobozi batandukanye turi kumwe hano dushobora gufata uyu mwanya tugafata byinshi byagiyemo hano bakaza mu bintu bidashobora gutanga umusaruro ibintu by'imfabusa no ibyo ntabwo bishoboka ku gihugu cyacu sibyo hanyuma kubera ikimbaje kuvuga ibi bintu ikimenyimenyi iyi company tugiye kuvuga uyu munsi yaje ifite ishaka abakozi nibura 100 abo ni bamwe b'abadozi kuko n'uruganda rukora imyenda abadozi 100 kandi bamaze kubona abo bakozi tubanza dushimire iyo company amashi menshi tubashimire tubaha amashi menshi cyane bahaye akazi abantu benshi bakaba bari bakeneye undi mukozi bane bo muri administration abakozi bane bo muri administration abo bakozi nabo bamaze kuboneka sibyo amashi menshi cyane bari bakeneye umureceptioniste bari bakeneye umuntu wize human resource management bari bakeneye undi ninde harya nyibutsa hari umusekreteri sibyo hari human resource akaba receptioniste akaba ndamwibutsa production manager uzajya as overall coordinator ukora bya bindi byose turashima cyane iyo company yitwa Great Generation buretse gato oya ntabwo ari byo bisubiremo neza sibyo iyo company ni Great Generation Garment Limited amashi menshi yes turashima rero kuko urumva biratanga umusaruro indi company ikurikiyeho turashimira Unique Processing Limited tugashimira SBG Limited Reg Block Limited tugashimira Masaka Incubation Center turashimira BK yaje babwira ati dufite promotion dufite gahunda Bank of Kigali financially transforming lives bafite tunitwa BK Academy yego ni ukuvuga ngo bafata abanyeshuri ba performinze neza bagacisha muri training ubundi bakabihera akazi program aha turashimira burarirwa ku bantu bujuje ya myaka nitunywerese mu byibuke ku bafite imyaka ariko kandi myaka 18 ntago byeme burarirwa mwakoze cyane turabashimiye kandi nabo bari bafite stand hano kandi batanze amahirwe y'akazi muri company yabo nabandi bashaka kugana burarirwa kugira ngo babonemo akazi
muze kubagana hano. Manzi Yego uravuga tunywe lesi ukibagirwa nidushaka nitunywe nabyo Yego. birahari Nabyo birashoboka. kunywa lesi hari no kutanywa. Yes. The choice is yours. Yes. Turashimira Motivation Rwanda nabo bamaze kugera hano kugira ngo batange akazi ku bajene benshi bitabiriye ibi bikorwa. Turashimira Thousand Hills Solicitors Yego. nayo ihari. Hanyuma turashimira Harambe by'umwihariko Harambe tubabonye kenshi muri Jobnet, mwarakoze cyane komeza kugendana natwe muri uru rugendo rwo gushaka kugabanya ubushomeri no kurema imirimo itandukanye mu bajene cyangwa n'abandi banyarwanda batandukanye. Hanyuma turashimira na Bright Future. Bright Future turayizi. Bright Future Cornerstone nabo tugendanye nabigiye kirekire, mwaka ushize twari kumwe, wawanjirije twari kumwe, mu byukuri ni inshuti nziza. Ni inshuti nziza cyane. Thank you so much for coming. Abayobozi batandukanye twese dusure buri standi. Hanyuma turagira ngo buri wese agume mu byicaro bye, nababwiye ngo entertainment iracyahari, hanyuma twumve n'icyo ubuyobozi bugiye kutubwira. Twitwa Red Black Limited, dukora processing y'ibikomoka ku mizabibu arizo bakunda kwita grapes mu Cyongereza. So dukora red wine, white wine na rosé. Nkuko mubibona izi ni zimwe muri product dufite. Thank you. Base y'iki? Iri based ku mizabibu grapes. Acidity level ingana gute? Iri hasi cyane, iri kuri 3 0.3. So zihingwa hehe? Sorry? Zihingwa hehe grapes? Grapes zihingwa mu Rwanda ariko ni nkeya turazimportinga kugira ngo tubashe gukora product dusavinga abakiriya neza. Bivuze ngo hakenewe rero n'abahinzi kugira ngo n'umusaruro uboneke intana. Iyo procedure turimo yo gushishikariza abantu kuba bahinga imizabibu kugira ngo tubone raw materials zo kuba twakora product nyinshi zifatika. Okay. Merci. Merci. Amazina yanjye nitwa Clementine Mukanizimana, nanjye nkaba ndi rwiyemezamirimo ukorera muri Masaka Business Incubation Center. Tukaba dukora ibijyanye na bambo, kampani yitwa Noza Bambo Limited, dutunganya amalampshades, amatray y'imitako ijya ku bikuta, byose bikozwe mu mugano. Murakoze. So kuvuze biriya gusa ibingibi byo. Murakoze. Natwe kampani yacu yitwa Unique Processing, tukaba dutunganya urusenda. Dufitemo urusenda rwitwa urwiza chili sauce n'urwiza chili oil. Natwe tukaba dukorera muri Masaka Incubation Business Center. Dufitemo n'ikindi gice cy'abakora inzoga zitwa Sakaza, nabo tukaba dukorana muri Masaka Incubation Business Center. Murakoze. Yes, tukomeze dusure, turaza gukomeza gusura na nyuma. Turagira ngo dusaba abayobozi bacu bagaruke kugira ngo dukomeze n'izindi gahunda. Turasaba ko abayobozi bacu bagaruka imbere hano mu myanya tugakomeza n'izindi gahunda. Nyuma yaho turaza gukomeza gusura izi stand. Muri banki ya Kigali kubirebana no gutanga imirimo, buri mwaka banki ya Kigali ifata abarangije kaminuza mu mashami atandukanye, harimo ubuhinzi, ubuvuzi, abize ibaruramari n'andi mashami. Tukabafata bakajya kwiga muri BK Academy, ni aho tubahugura bagasubira no mu masomo amwe baba barize, banki ikareba ubushobozi bwabo ikabashira muri department zitandukanye b'urubyiruko. So buri mwaka ni 26 baba banyuze muri BK Academy. Kubirebana n'ibindi na service, twavuze yuko
dutanga inguzanyo z'abari n'abategarugori nta nguzanyo nta ngwate batanze cyane cyane kugira ngo bagende bazamuka. Ikindi mu tundi dushya dutanga inguzanyo utiriwe uza kuri beka, aho ushobora kubona bijyanye n'ubushobozi bwawe miliyoni 50 maximum. Ikindi dufite n'ubundi bwo nandi moko y'inguzanyo, aho cyane cyane tuba dusubiza ku cyifuzo cy'umukiriya utugana. Mu birebana no kwakira abatugana cyane cyane abaje kutugana ubwa mbere, natwe nka banki ya Kigali ntabwo twasigaye inyuma, dukoresha ikoranabuhanga, aho utugana bidasaba yuko yuzuza fomu impapuro kugira ngo dukomeze kubungabunga ibidukikije. Niyo mpamvu twitwaje tablete hano, umuntu utugana yitwaza irangamuntu gusa, ubundi bindi byose agasinya mu koranabuhanga akoresheje tablete. Murakoze. Abatarabasha kumenya gusoma no kwandika se tubafasha? Murakoze. Abantu batabasha gusoma no kwandika nabo turabafasha, niyo mpamvu tugikoresha impapuro, nazo turazikoresha, ariko mukigira ngo tujyane n'icyerekezo cy'igihugu tukoresha n'ikoranabuhanga, kandi tuba twiteguye kubafasha mu buryo bw'umwihariko. BK Academy ikorera ku cyicaro gikuru cya Beka, ariko amahugurwa amasomo hatangirwa ni mu nyubako ya Beka ibarizwa kuri branche iri mu nganda hano i Masoro. Arakoze cyane. Hanyuma turakomeza n'andi masitandi turaza kuyageraho. Jobnet itanga akazi pe. Iyi event ya Jobnet itanga akazi rwose. Ni muri urwo rwego inkuru mbarirano iratuba. Reka munyemerere muri aka kanya twakire umwe mu batangabuhamya wiboneye akazi muri Jobnet y'ubushize ya 2024. Uwo nta wundi nitabeshya Clovis. Itabeshya Clovis turamwakiriye yigira imbere. Mwiriwe neza banya kwa bayobozi, mu nkundire mbanze nshimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika waduhaye igihugu cyiza nk'abajene, tukaba tukidagaruriramo kandi tukabasha no kukiterezamo imbere. Nkuko babivuze, nitwa Parimo Shimirwa, mfite imyaka 30, mvuka mu karere ka Gicumbi, umurenge wa Rubaya. Ku bantu batazi umurenge wa Rubaya, ni umurenge ukora ku mupaka w'igihugu cya Uganda. Narangije amashuri ya segonderi mu mwaka wa 2013, icyo gihe nari mfite imyaka 18. Sinabasha kugira amahirwe yo gukomeza muri kaminuza. Byabaye nkaho mbaye shoke, nsanga wahamutse kubera ko ubuzima butari bukomeje uko nari nabitekereje, ko mu buzima numvaga nifuza kuzaba umunyamakuru, ariko ntibyankundira. Abandi bajene twanganaga bo bari bagize amahirwe muri karitsiye, bose bajya ku ishuri, nge sigara nta zindi nshuti mfite dusangire dusabana. Nabaye nkufashwe n'ihungabana, ndetse no kugira ngo umuntu yibonere iby'ingenzi, ubushomeri buba ikibazo. Nibwo naje kugira inshuti mbi. Inshuti mbi nazigize mu mwaka wa 2014, nyuma y'iminsi mikuru. Ndabyibuka byari ku itariki 6 z'ukwa mbere, twari tuvuye mu minsi mikuru. Abajene barambwira bati, urabona wowe ntukomeje kwiga, hano nta kintu na kimwe ufite, icyiza hari akazi dufite gatanga amafaranga menshi. Ako kazi bandangiye kara ko gucuruza kanyanga, tukajya tujya kuyikura mu gihugu cya Uganda tukayizana mu Rwanda. Mu by'ukuri nari nsanzwe mbizi ko ibyo bintu bitemewe, z'abafunzwe babizira, ariko kubera kondisiyo nari ndimo ntabwo nabashije gufata umwanzuro wo kubireka. Banyumvishije ko bafite abandi bajene bakorana, bagenda baha amakuru bababwiraho inzego z'umutekano ziri ku buryo badahura nazo. Banyumvisha ko ibyo bintu byiza, ariko kubera ko ntari mfite nanjye andi mahitamo, nuko ninjiye mu gucuruza ibiyobyabwenge. Ikintu cya mbere banyigishije nuko banza kunywa kanyanga kugira ngo ubanze ubwoba bushire,
noneho ubyinjizemo nta kintu na kimwe utinya. Ikizamini cya mbere bampaye kunywa agacupa kangana nk'aka k'amazi kaje, kubera ko bwari ubwa mbere nari nyweye ku biyobyabwenge. Narabinyweye bisaba ko banshakira isukari, ko nari nataye ubwenge meze nk'ugiye gupfa. Ariko ibyo babikoze batamenyesheje umuryango wanjye, nta wundi bamenyesheje, ahubwo twabikoreye hakurya mu gihugu cya Uganda aho twari tugiye kuyifata. Barayizanye nje kubera ko nari ntarayimenyera, bampa akazi kambere, bambwira ati wowe ubwo nta muntu usanzwe ukuzi, nta bantu bakumenyereye, uzajya uducungira utubwire ngo inzego z'umutekano ziraha, utubwire aho tunyura. Ntangira akazi ko kuzajya njya ahari sitasiyo ya polisi, nkareba nkavuga ngo badiployinze 10 banyuze muri uyu murongo, nje nkabamagana nka nimuze kunyura ahangaha kubera ko bo banyuzaho. Muri icyo gihe numva gukaza ari keza kuko barampembaga. Kuri buri muntu wabaga afite umuzigo atwaye bamaga amafaranga 1500. Iyo babaga ari 10 iryo joro baraga bamaye 15,000. Numvaga ari menshi pe. Kandi koko ku mujene w'icyo gihe yari menshi. Ariko ayo mafaranga yakoraga iki? Iyo bamaraga kugeza bamaze kuyampemba, twasubiraga kujya kuyasepera tukongera tukanywa kanyanga, banya ati we tuzaguha menshi, ayanga reka tubanze tuyanywe ubanze nawe umenyere umwe nkatwe. Umurongo ngukomezamo. Ibyo bintu nabibayemo imyaka 5. Mu myaka 5 nari maze kuba expert mu kunywa kanyanga. Ntangira kuvuga none abanga badukorana kubera ko bo nta na secondaire bize, reka nanjye nshaka banje nkoresha. Nanjye nkora timu yanjye, kazajya nyikontrola nanjye kuri telefone, bagatwara ibyo batwara bakagaruka. Ariko nibura nje ntago nabaga nzi ngo turabigurisha, barambwira ati twe tubigeza ahangaha, harabaza bakabifata amafaranga yanjye bakayama kuri telefone. Ariko kubera ko nemaze kumenyera kubinywa ibiyobyabwenge, twari dufite slogan igira iti nubwo ari ibiyobyabwenge ntibyabuyobwa wowe ntawe ufite. Twe tukuyumvisha ko nta bwenge dufite, bityo nitubinywa twe nta buri buyobe dufite. Twakomeze gukora ku kazi, ariko kaba katoroshye, twagendaga amajoro nta n'amatoroshi kugira ngo atagira abatubona, usimbutse umukingo akavunika tukamwiyungira muri magendu kugira ngo ibyo bintu ntibimenyekane. Byageze ariko kubera ko inzego z'umutekano nazo ziba ziryamiye amajanja, baje kudufata. Ariko kubera ko nge nakoraga kuri telefone, babanje kunjyana Transit Center. Transit Center nahamaze amezi 3. Iyo bwacyaga mu gitondo numvaga igikoma nta gishobora. Ariko ndashimira inzego z'umutekano kubera ko muri Transit Center ntabwo bakunda guhana cyangwa se ngo bakubwire ngo igihano n'iki kubera ko wakosheje. Nje n'abagenzi banje baratwigishije, baraduhugura, ubwonko barajya twibutsa ko bwa bwenge tubufite buyobo. Transit Center nayivuyemo, nje n'abagenzi banje n'abari barafunguwe, badukorera icyitwa SDI, Skills Development Initiative, batujyana kwiga imyuga. Abatari baranje amashuri bo babajyana mu gukora amaterasi, bakazajya baduhemba. Nizi mwuga kubera ko naramenye gufata ku mafaranga, bampemaga 2500. Muri uwo mwuga rero nize ububaji. Ubwenge bwo mu ishuri bwo nari mbufite. Nabwize neza, niga umwaka wose, ndangije bampa igishoro cy'200,000. Ntangira atoriye y'ububaji. Ndagira ngo mbamenyeshe ko atoriye nayikoze neza. Muri Youth Connect y'umwaka ushize nabaye wa mbere mu karere ka Gicumbi ndetse no mu ntara y'Amajyaruguru. Nahawe igihembo cya miliyoni 2. Mu rugendo rwo kunywa ibiyobyabwenge hari ibintu byinshi nahombeyemo. Muri icyo gihe nanywaga ibiyobyabwenge, umuryango wari waranciye, ariko sinabibonaga. Nabibonye nongeye kuzuka. Ndumwe mu bantu namutekano wo ku mudugudu, ntabwo najyaga mvugana nawe, ariko murabona ko mpagaze n'inzego z'umutekano, nishimira ko bamfashije bakongera bakankura ibudimu bakangeza ibuntu. Narangije secondaire mfite imyaka 18, none ri kwiga kaminuza mfite imyaka 30. Urumva ko harimo delay y'imyaka 12 nakabaye narizemo muri icyo gihe. Cyo nacyo ni igihombo nagize. Muri rusange nuko maze kongera gusubira ibuntu, nari narangiritse mu maranga mutima, ntabwo nagiraga ikintu kimwe ntinya, nta muntu nakundaga, nta nuwo nizeraga. Abajene banyumva bari hano,
ndabagira inama eshatu. Tukunda kugira defo yo kumva ko umuntu abashije gukira mu kwezi kumwe cyangwa nako ntikugere byaba ari byiza. Ibyo bintu byo gutekereza guhita ukira mu kwezi kumwe biratworeka. Icya kabiri nuko mu kunywa ibiyobyabwenge umuntu ahuramo n'ingaruka nyinshi ku buzima, ku mibereho ndetse n'imibanire muri sosiyete. Hanyuma icya gatatu ni ukwirinda imikino y'amahirwe, ahubwo tugashishikarira gukora akazi kandi tukakanoza mu buryo bwose dukora. Mu by'ukuri wari umunyamakuru, ubu ngubu ni rwiyemezamirimo w'umubaji. Amashyi menshi agana ku Nkundire musozo. nsoze, nkunda u Rwanda. Abajene muri hano, abajene bo mu mujyi wa Kigali, mufite amahirwe yuko muhura n'iza Jobnet n'ibindi byose. Ndagira ngo mubibyaze umusaruro cyane. Youth Connect yageze Gicumbi ku mupaka, ariko hari umuntu w'Ikigali utaruyize. Ndagira ngo aya mahirwe tugeramo ntituze ngo tujye muri entertainment twumva abahanzi gusa, twumve n'inama tugirwa. Urimo hano ukoresha ibiyobyabwenge abihagarike, kandi step ya mbere niye, ya kabiri niyo kugaraba mugira inama, ya gatatu no kumva, kumvira no kumvikana. Murakoze. Arakoze cyane Primo. Tabeshya yakwigira imbere, arakoresha nibura umunota umwe cyangwa ibiri nk'umujene kugira ngo dukomeze n'izindi gahunda. Banyakubahwa abayobozi muri hano mu nzego z'umutekano ndetse n'abandi batandukanye, mbanje kubasuhuza. Nk'uko mubona mpagaze hano nitwa Clovis Itabeshya. Nashoje amashuri, nashoje kaminuza muri IPRS Kigali Kicukiro campus, nize ibijyanye no gutunganya amajwi n'amashusho. Mpagaze hano rero nje gutanga ubuhamya. Nitabiriye Jobnet mu kwezi kwa 12 k'umwaka washize. Jobnet nayigiriyemo umugisha, nabonyemo amahirwe, nabonyemo akazi. Ubu muri Jobnet muri Havex Group the Chief Technical Officer. Nanjye naje muri Jobnet nje gushaka akazi nk'abandi, birangira ntashye uko abandi bashatse amahirwe baraplayinga, nanjye ndabikora, birangira bampamagaye. Ubu tuvugana ndi umwe mu bafite akazi, ndakora ngahembwa nk'umuyobozi ushinzwe tekinoloji y'ibijyanye na Havex Group. Nashishikariza buri wese rero kwitabira Jobnet harimo amahirwe atandukanye, nubwo benshi babipinga bakumva ko bidashoboka. Mu by'ukuri birashoboka kandi cyane rwose. Dushimira by'umwihariko ku mujyi wa Kigali ndetse n'abafatanyabikorwa bategura Jobnet, rwose turabashimira. Ndashishikariza urubyiruko bagenzi banjye ndetse n'abandi bifuza akazi kujya baza muri Jobnet. Murakoze cyane. Tumuhe amashyi menshi cyane. Twongere twibutse ko uyu munsi ari wo munsi Minisiteri y'Ubuzima ikomeje ifite umunsi mpuzamahanga irwanya ibiyobyabwenge ndetse n'ikwirakwiza ryabyo. Rwose akazi ni kamwe kukabona, kukagumaho n'akandi. Uri mu biyobyabwenge ntukagumaho. Uyu munsi urabona akazi, ejo ukaveho. Uyu munsi ubona kandi, ejo ukaveho. Utakaza icyizere ujye mu bushomeri. Nyakubahwa Vice Mayor w'umujyi wa Kigali, mutwemerere muri aka kanya turasaba ituze ubwo tugiye kumva remarks zateguwe zigenewe twese. Twifuje kwakira DDG wa RBC kugira ngo atugezeho remarks yateguwe y'uyu munsi. Muraho neza abajene, mbishavuga ngo rimwe kabiri gatatu kane gatanu. Sawa, ndumva turi kumwe. Banyakubahwa bayobozi batandukanye mwitabiriye iki gikorwa, bafatanyabikorwa namwe rubyiruko mukiri bato mwibumbiye mu miryango itandukanye, muraho neza mwese. Ndabashimiye ku bwitabire bwanyu muri iki gikorwa cy'ingenzi cyo guhuza urubyiruko rushaka akazi n'abakoresha binyuze mu gikorwa cya Jobnet event. Kikaba kandi kigamije no gukora ubukangurambaga mu kurwanya ibikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Buri mwaka u Rwanda rwifatanya n'ibindi bihugu mu rwego
mpuzamahanga kuri uyu munsi ngarukamwaka wizihizwa ku itariki ya 26 Kamena wahariwe guhuza ibihugu byose mu gikorwa kigamije kurwanya ubusinzi n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka igira iti kwirinda ibiyobyabwenge no kuvuza ababaswe nabyo ni inshingano za buri wese. Kuri twe mu bakorera Minisiteri y'Ubuzima ndetse n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima ni ingirakamaro. Byari ingirakamaro ko dufata amahirwe twabonye yuko benshi muri mwe muri hano musaga ibihumbi 5 kugira ngo tubagezeho iyi nsanganyamatsiko. Ntabwo twabona akazi tugakore neza tugatangamo umusaruro tugeze igihugu cyacu dukunda ku ntego cyifuza igihe akazi kavanzwe n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ndetse n'inywa ry'inzoga rikabije. By'umwihariko mwe rubyiruko rurimo gufungurirwa amarembo no guhuzwa n'abakoresha bashobora kubageza ku murimo mwiza. Turabibutsa ko umurimo ari iterambere, ariko nta terambere wageraho ukoresha ibiyobyabwenge. Ni ngombwa rero ko dufata ingamba zihoraho tukigisha bagenzi bacu ububi bw'ikoreshwa ry'inzoga rikabije n'ibiyobyabwenge ku bwihariko mu rubyiruko. Nk'uko mubizi, urubyiruko rugizwe n'abagera kuri 60% b'abaturage batuye iki gihugu cyacu. Ariko iyo turebye imibare duhabwa na polisi y'igihugu, ikigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco ndetse n'amavuriro ku bijyanye n'ikoreshwa ry'inzoga zikabije n'ibiyobyabwenge, usanga urubyiruko ari rwo rubasiwe n'iki cyuho, ku buryo abagera kuri 70% baba bafite hagati y'imyaka 16 na 40 aribo dusanga bakoresha ibiyobyabwenge se cyangwa banywa bikabije. Ikoreshwa ry'inzoga zikabije n'ibiyobyabwenge bigira ingaruka nyinshi ku buzima. Kunywa inzoga zikabije n'ibiyobyabwenge byangiza ubuzima bwacu bikaba byanatugeza ku rupfu. Usanga raporo y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima yo mu mwaka washize yerekana ko abantu 2.5 miliyoni bapfa buri mwaka bazira impamvu zitandukanye kandi zigira n'isano n'ikoreshwa ry'inzoga n'ibiyobyabwenge. Harimo nk'indwara z'umwijima, umutima, kanseri, impanuka n'ibindi byinshi. Byangiza kandi umubano w'umuntu n'umuryango we, bikaba biteza n'umutekano muke muri iki gihugu ndetse bikangiza ubukungu n'umurimo. Tukangurira kandi n'ababyeyi kurinda abana inzoga kuko zibangamira imikurire y'ubwonko. Igihe abana bahawe inzoga cyangwa ibiyobyabwenge bibongerera ibyago byo kuba imbata yabyo iyo bakuze, zikabatera uburwayi harimo n'ubumuga, zikanabatera kudindira mu myigire n'iterambere. Dukangurira abanyarwanda bose bikurikira rero. Ndabona tutari kumwe benshi, ntago turi kumwe, kandi ibyo twashaka kubakangurira ni ingenzi uyu munsi cyangwa ejo hazaza, ndetse no ku miryango muzaba mufite mu minsi iri imbere. Turabakangurira kumenya ko inzoga atari iz'abato kandi ko zitarera abana. Turifuza ko mwanywa gake kandi ndetse no kuba bafata ku gasembuye tunywe less, kuko ni byiza ko tugabanya inshuro umuntu yanywa inzoga n'ubwinshi bwazo kugira ngo uhorane ubuzima bwiza. Kirazira kunywa umuntu atwite. Turabakangurira kandi kwamagana no kugendera kuri ibindi biyobyabwenge byose kuko bitera uburwayi bwo mu mutwe bikanadindiza igihugu cyacu.
n'iterambere ryacyo. Turabakangurira kudaha akato no gutererana waba yarugarijwe cyangwa se yaragize imbaraga nkeya mu bijyanye n'inzoga cyangwa se gukoresha ibiyobyabwenge, ahubwo dukeneye kubakangurira ko bakeneye kuvuzwa, kwitabwaho, gukurikiranwa no gusubizwa mu buzima busanzwe. Leta y'u Rwanda, leta yakomeje kuba umubyeyi wacu twese, yashyizeho uburyo bwo kuvura ababaswe n'inzoga n'ibindi biyobyabwenge mu mavuriro hose, guhera ku rwego rw'ikigo nderabuzima kugera ku rwego rw'ibitaro bikuru. Turasaba buri wese wumva atagifite kwigenzura kwihutira kugera ku ivuriro rimwegereye kugira ngo afashwe, amazi atararenga inkombe. Twese hamwe tugomba kumva ko kuvuza no kwita ku babaswe n'inzoga zikabije ndetse n'ibiyobyabwenge ari ingirakamaro. Munyemerere rero mbere y'uko nsoza dushimire n'abafatanyabikorwa bacu, harimo umujyi wa Kigali, harimo Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo, harimo n'abandi bafatanyabikorwa, HIV NGO Forum, HDI, Solid Minds, Iyisenga n'Imanzi, WHO, Imbuto Foundation, UNICEF, Ibuka na Vega. Mukomeze kugira imyitwarire myiza, kuba urugero rwiza mu bandi mu kazi muzahabwa cyangwa se muzakora. Murwanye ubusinzi n'ibiyobyabwenge ibyo ari byo byose. Mureke dufatanye twubake u Rwanda rwiza n'isi nziza y'iterambere rya bose. Murakoze. Tugiye kwakira ijambo tugezwaho n'uwavuye muri Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo, the Chief Skills Officer, atugezaho ijambo baduteguriye. Murakoze. Nyakubahwa muyobozi wungirije w'umujyi wa Kigali, umuyobozi wungirije wa RBC, abahagarariye inzego z'umutekano, abahagarariye ibigo bitandukanye bya leta n'iby'abikorera, abafatanyabikorwa batandukanye n'urubyiruko rwaje muri Jobnet, mwiriwe. Twagira ngo tubabwire ko iki gikorwa cya Jobnet nk'ihuriro birenze ihuriro kuko ni a marketplace, ni a learning workplace. Twabonye ibigo bitandukanye bimurika ibyo bikorwa ku buryo byabera urugero ushaka gukora nkabyo, ariko twanabonye ibigo bitandukanye bifite imyanya y'akazi. Twumvise hari n'icyatanze imyanya 104, nagira ngo mugikomere amashyi cyane. Ariko kandi twabonye n'ibigo bifasha abashaka akazi kwitegura no kubahuza n'abatanga akazi. Nabonye Harambe, NFT, Ingazi, Professional Internship. Ngira ngo murabizi ikintu cya mbere ni amakuru. Ikintu cya mbere ni iki? Ikintu cya mbere ni iki? Ni akazi, ariko ako kazi ukagira kubera ko wagize amakuru, kubera ko wanamenye ibyo akazi gakeneye kugira ngo ukitegure. Twagira ngo rero dushimire cyane umujyi wa Kigali. Ngira ngo umujyi wa Kigali uri ku isonga
mu gutegura iyi jobnet, ariko kandi umujyi wa Kigali ufite n'ibikorwa biteza imbere umurimo bihanga n'umurimo. Nyakubahwa Vice Mayor, tumaze igihe tubona abajene bakeye bagira uruhare muri Kigali ikeye kandi isukuye, bikaba bigaragaza umwihariko muha urubyiruko mu ihangwa ry'umurimo. Ibikorwa byabereye hano na mbere, byaba ibijyanye na career guidance cyangwa se gusobanukirwa ibikenerwa kugira ngo umuntu abone akazi, ni ibikorwa by'ingenzi ariko bidahagararira ahangaha, bisaba ko umuntu ibyo yakuyemo aguma abishakamwo ubumenyi. Tukaba rero dukangurira urubyiruko rwaje rushaka akazi gukoresha aya mahirwe, ariko n'andi mahirwe atandukanye igihugu gitanga. Ngira ngo mwumvise bamwe mu batanze ubuhamya nka Crevis itabeshya, amwe muri ayo mahirwe yamugezeho. Yize umwuga TVET, yitabiriye jobnet y'ubushize, ayiboneramwo n'akazi. Ngira ngo yavuze ko ari Chief Technical Officer. Uwo ni umwanya mu by'ukuri ubundi umuntu awugeraho hashize igihe kirekire, ariko we yawugezeho umwaka umwe. Ariko twumvise n'undi mujene wa mbere watanze ubuhamya wagize uruhare ku mahirwe igihugu gitanga. Ngira ngo mwumvise ko yabonye inkunga muri Youth Connect. Turakangurira rero ibigo, urubyiruko kugana ayo mahirwe nk'ayo ya Youth Connect Award. Youth Connect Award ihemba imishinga mu gihugu buri mwaka 248. Ngira ngo murumva ko ayo mahirwe ashobora kugera kuri buri wari we wese, ariko hari n'andi mahirwe. Ngira ngo mwabonye nk'urugero professional internship. Professional internship ifasha abimenyereza akazi barangije amashuri makuru ay'imyuga na kaminuza. Nk'umwaka ushize hapurayinze abantu ibihumbi hafi 500, muri bo ibihumbi 2500 byafashijwe no guhuzwa n'ibigo byimenyereza akazi. Murumva ni 1/2. Buri amahirwe atanga 1/2 aba ari amahirwe yagutse. Ariko si nicyo gusa, abo bahuje n'ibigo byaba ibya leta, byaba iby'abikorera, zaba SME, byaba ibigo, banahawe buri kwezi ibihumbi 50 by'itike muri iriya porogaramu ya professional internship. Ntabwo ngiye muri kuvuga gahunda zose, ariko izo ni gahunda ziteza imbere umurimo, zishyira mu bikorwa gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere. Nagira ngo rero nshimire abafatanyabikorwa batandukanye, baba abaje nk'abakoresha cyangwa se abashaka abakozi cyangwa abahuza abakozi n'abakoresha. Uru ni urugero rwiza rw'ubufatanye mu guteza imbere umurimo. Tukaba tubasaba gukomeza ku networkinga n'ababagannye, kubumva, kugira ngo koko mubahuze n'amahirwe atandukanye, yaba ayo mufite cyangwa se ayo abo mushakira abakozi. By'umwihariko twagira ngo dusabe abashaka job seekers bitabiriye jobnet gukomeza kwihugura, gukoresha ikoranabuhanga neza mu gushaka ubumenyi muri upskilling,
no gukoresha ikoranabuhanga kumenya aho amahirwe y'akazi ari. Nkaba rero nagira ngo ndangize mbashimira mwese, mbifuriza amahirwe masa, ariko kandi tunazirikana intego y'uno mwaka ariyo na ntego y'iyi Jobnet ivuga ngo ihangwa ry'umurimo, intego duhuriyeho, dukomeze tugire ubufatanye mu guteza imbere umurimo. Murakoze. Yes, tumushimire muri bwa buryo. Rimwe kabiri. Nyakubahwa Vice Mayor, Jobnet twakomeje kubivuga ko atari amagambo, ahubwo Jobnet ni ibikorwa kandi turabibona. Hanyuma Nyakubahwa Vice Mayor, umwanya tugezemo no gushimira company, company yatanze akazi kenshi kurusha abandi mwaka wa 2024, ubwo n'umwaka ushize. Hanyuma igihembo we bakigiza hafi, turabasaba ko namwe muza kwigira imbere mukaba dushimirira kuko igihembo cyateguwe. Iyi company yatanze akazi ku bantu 136 bahoraho, bafite contract kandi bahembwa rwose. Amashyi menshi tubashimire. 136 abakozi bahoraho babahaye akazi. Hanyuma n'abandi 42 bakora professional internship muri iyo company, kandi abo nabo nibarangiza iyo internship yabo bazabahuza n'ibigo nk'amahoteli kuko bakunda gukorana nabo kugira ngo nabo bazavaho ngaho bajya mu kazi. Iyo company nta yindi ni Kigali Excellent Tourism and Hospitality Academy. Amashyi menshi batambuka bigira imbere. Reka tubasabe bigira imbere kugira ngo baze bakire igihembo cyabo. Congratulations and jubilation. Hanyuma The world to know I'm happy as can be. Who would believe? arakoze cyane Vice Mayor, mutarasubira mu byicaro byanyu, n'ubundi mwakomerezaho mukatugezaho ijambo mwaduteguriye kuri uyu munsi. Hanyuma nyuma y'ijambo ry'umushyitsi mukuru turahita dutarama. Mwiriwe neza. Nyakubahwa muyobozi wungirije wa RBC, muyobozi uhagarariye Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo, banyakubahwa muhagarariye inzego z'umutekano, banyakubahwa muhagarariye inzego za leta n'imiryango itari iya leta, bafatanyabikorwa bacu b'ingenzi bakoresha muri hano, bayobozi batandukanye, namwe mwese mwitabiriye iki gikorwa, yaba bifuza akazi ndetse n'abagatanga, turabasuhuje. Ni ishema rikomeye kongera guhagarara hano kugira ngo turebere hamwe uko igikorwa cya Jobnet ku nshuro yacyo ya 15 cyongeye kuba, kikaba twizeye yuko kiri bwongere gutanga umusaruro nk'uko byagenze mu bihe byatambutse. Uyu munsi rero twahuye kugira ngo twongere guhanga indi mirimo, twongere kuganira abashaka akazi ndetse n'abagatanga, twongere guhana contact kugira ngo twongere abantu bagomba kubona imirimo. Ikigereranyo kivuga yuko muri rusange mu mujyi wa Kigali 13.6% by'abawutuye ari abantu bagishakisha imirimo batarayibona. Turi hasi ugereranyije n'impuzandengo y'igihugu yo aho usanga iri kuri 14.9%, ariko mu by'ukuri iyo turebye hafi 1,800,000 by'abanyakigali kugira ngo ugire 13.6% badafite akazi, ni ikibazo gikomeye, ni ikintu kinini. Niyo mpamvu nk'umujyi wa Kigali tubishyiraho ingufu
kugira ngo dufatanye n'abafatanyabikorwa batandukanye n'abo ngabo dufite babashe kubona imirimo, babashe kwitunga, tubashe kuzamura umujyi wacu, ari nako tuzamura igihugu cyacu. Jobnet ntabwo ari urubuga gusa nk'uko bamaze kubivuga. Jobnet ni ikintu kiri konkre, ni ikintu kirimo gutanga umusaruro, kubera yuko muri rusange muri Jobnet yabaye mu Kuboza 2024 hari abantu bari bameze nkatwe uyu munsi bagera kuri 351 babonye akazi mu buryo buhoraho. Dufite kandi 374 babonye akazi k'igihe gitoya, tukagira 379 babonye aho bimenyereza akazi. Dufite kandi 1608 bahawe amahugurwa mu bigo bitandukanye kugira ngo bazabashe guhangana ku isoko ry'umurimo. Iyo ni imibare ifatika igaragaza ko iki gikorwa ari ikintu gikomeye cy'ingenzi, kandi tuzakomeza gushyiramo ingufu kugira ngo dushakire imirimo abanyakigali. Turashima byimazeyo abafatanyabikorwa bacu barimo ibigo bya leta dufatanya kwesa imihigo ijyanye n'iki cyo gushakira abanyarwanda imirimo, ndetse cyane cyane hakabamo abikorera private sector, kuko uyu munsi bigaragara yuko ariyo itanga imirimo myinshi. Hari igihe cyagezeho tukavuga yuko leta ariwe mukoresha mukuru, ariko iyo ugiye kureba uyu munsi aho u Rwanda rugeze nuko abikorera aribo barimo kuzamuka, kandi icyo ngicyo nicyo cyerekana igihugu kizamuka, igihugu kigenda kigira ubukungu butera imbere. Aho rero tukaba twumva ari ikintu twakwishimira. Ntabwo ndi bubavuge bose abafatanyabikorwa dufite, ngira ngo habayeho umwanya wo kubashimira muri rusange, ariko iyo urebye Digital Opportunity Trust Rwanda, Mindful Thinkers, Bright Future, Cornerstone, Yego na Incubation Centers, ndetse namwe mwese muri hano, icyo mudufasha utanze umurimo umwe, 2, 3 abafashije umujyi wa Kigali, abafashije uwahaye umurimo kugira ngo yitunge, abafashije igihugu muri rusange kugira ngo kigere ku majyambere, kugira ngo kigire umutekano, kugira ngo kigire byose nkenerwa nk'igihugu aho twifuza kugera. Kuko umurimo ntago ari utuma ngira icyo nyura mu rugo gusa, ufasha mu bintu byose ubona dukora, ufasha mu mutekano, ugafasha mu bikorwa remezo, ugafasha mu mitekerereze y'umuntu, ari naho hazira mu buzima bwacu. Kuko umuntu ufite akazi, iyo arimo gukora akazi ntabwo agira umwanya wo gutakaza no kujya mu bindi bishobora kumwangiza. Ni ikintu gikomeye rero kuba umuntu afite akazi, ntacyo wabinganya nacyo. Nyuma yo kugira ubuzima, igikurikiraho ni ukugira icyo ukora, ukagira uko witeza imbere, ugateza n'igihugu imbere. Kubera icyo rero twese dufite iyo nshingano yo gukomeza guteza imbere iri soko ry'umurimo kugira ngo dukomeze duhange nyinshi, ariko tuzamura ubukungu bwacu, ariko dufashe n'abanyakigali n'abanyarwanda muri rusange kugira ngo bagire icyo bakora. Mu gusoza nagira ngo mbizeze ko umujyi wa Kigali uzakomeza gushyigikira imishinga n'ibikorwa bigamije guhanga imirimo, guteza imbere ubumenyi n'ubushobozi by'urubyiruko, gushyigikira ibikorwa nk'ibi bihindura ubuzima bw'abaturage, bikarandura ubushomeri, kandi bigaha urubyiruko icyizere cyo kubaka ubuzima bufite intego. Dukomeze gufatanya twubaka igihugu cyacu gishingiye ku bushobozi bw'abaturage bacyo, na cyane yuko ingufu z'igihugu cyacu, ekonomi y'igihugu cyacu ishingiye ku baturage bacyo. Turabizi kugira igihugu gifite ubukungu butajegajega niho bizaturuka. Murakoze cyane, mbifurije umugoroba mwiza,
ndetse no kugira umurimo ku batarawubona, kandi dukomeze dufatanye tuzabigeraho, turabyizeye. Murakoze. barakoze cyane, nabo twabashimira n'amashyi menshi. Hanyuma tudatinze rero twakira itorero Indatirwa Abahizi. Nimuberwe Masonga, nimuberwe Mariza Nkunda, nimuberwe muri Ngeri. Kigali nziza, Kigali nziza mu Rwanda, Kigali nziza urisha amajyo Rwanda, iyo baremye zigenda ku mategeko y'amajyambere, bibereye Abanyarwanda mu ikoranabuhanga, yewe isuku umutekano, bibereye Abanyarwanda imiyoborere myiza, bibereye Abanyarwanda Kigali nziza, Kigali nziza mu Rwanda, nziza irisha abanyarwanda, imiyoborere myiza igendera ku mategeko y'amajyambere, bibereye Abanyarwanda ku mutekano, bibereye Abanyarwanda, bibereye Abanyarwanda. amazi abakuze batagira mwironoro nirwatagarwa nk'ibitondo ingoyi burashimira nasi ndetse nirwema rw'abahizi n'igitabo cy'icongora sintatarozwe imihigo ihuye uratambuka neza ye yego koye aho banaza abakuze batagira mwironoro arwatagarwa nk'ibitondo ingoyi burashimira nasi ndetse yego koye yego koye Bravo!
isamaza tuzi kuzaza abana nk'abahizi mwese twiyemeje kubakinira isamaza tuzi kuzaza abana nk'abahizi mwese twiyemeje kubakinira hariya hirya y'ikibaya hari ikinyoni kiririmba nk'abakirisitu na kiva
kabagira mwiriwe nteru bari rwatanga abarwango bitondigwa y'imirashi inanasi ndetse urwanda uruyego rwankumbuje. iri ni itorero indatirwa abahizi ry'umujyi wa Kigali. Natwe twahanze uyu murimo, nutaberwa nuko babyina, uberwe nuko baseka, bashobora kugusekera ukaryama utariyenda gapfa ikigiye kubera ibyishimo. Turashyiraho igice cya kabiri ndetse n'icya gatatu, uberwe n'umubyimba w'abahungu ndetse n'umudiho w'izi ntore z'abakobwa zitagira uko zisa. Sinkoreye mu ngatamanzi ariko nagira amabwire ngo iri ni itorero indatirwa abahizi ry'umujyi wa Kigali, no mu bukwe tuba duhari. Reka dukurikire yagara ati natwe twahanze umurimo, twahozwe tugoswa n'ingoyi yo kutamenya aho bigana. Bati tumaje kumenya Jobnet, dore twari tubashe gutya muri uyu murimo, tutazi aho bibarizwa, tutazi aho bihira, tutazi aho bibera iwabo wa Jobnet. Ati reka rero tukwereke uko twivana mu ngoyi y'ubukene, mu ngoyi y'umurimo, aho tuba tubashe tutazi aho bibera. Hari n'abakubitwa ku mirimo batazi aho bibera, ariko Jobnet yatuzaniye abahanga abakorana umurimo twagiye. Voici la première partie. Tout le monde bounce. C'est que les bois, c'est que les bois, c'est que les bois, c'est que les bois. C'est que les bois, c'est que les bois, c'est que les bois, c'est que les bois. C'est que les bois, c'est que les bois, c'est que les bois, c'est que les bois, c'est que les bois. C'est que les bois, c'est que les bois. 1, 2, 3, bloqué. Mugire umugoroba mwiza. Jobnet nakagaruka. Jobnet twuzongere duhure mu kwezi kwa 12. Jobnet bakabiri mu mwaka, mu kwezi kwa 6 no mu kwezi kwa 12. Kigarute neza kandi utatubwiza